yuko tudakirana n'ifite inyama n'amaraso, yashakaga kugira ngo twongere ibihe byo gusenga, twongere ibihe kugira ngo twambare imbaraga. Iki ni cyo gihe cyo kwambara imbaraga. Iraza iravuga ngo ngiye kohereza umwana wanjye Yesu Kristo aze mu isi, aze gukora igitangaza ibintu bimenyekana. Tubahaye ikaze mwebwe mwese mukomeje gukurikirana Mukakarangwa TV. Uyu munsi turongeye turagarutse kubagezaho ijambo ry'Imana twabateguriye. Imbere yanyu rero muri kubonaho umukozi w'Imana cyangwa se umuvugabutumwa ugiye kubagezaho ijambo ry'Imana twabateguriye. Ndatekereza ko rero araza kubibwira, ariko mbibutsa ko mugomba gukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze kwaguka. Kandi nimubona ijambo ry'Imana ryabafashije mwatubwira tukazongera tukamutumira akagaruka akabagezaho ijambo ry'Imana. Reka tumuhe umwanya rero atangira twibwira, noneho abagezeho ijambo ry'Imana yabateguriye. Murakoze cyane. Murakoze. Ijambo mbazaniye uyu munsi je kubamenyesha kuko Kristo agikora, kandi ikintu kinzanye. Murakoze namwe bashe kunyakira, kamwashimye kuko tugezaho ubutumwa bwiza ko bwanditswe Pawulo yandikiye Abefeso. Ijambo ry'Imana tugiye gusoma ibice, ntabwo turasoma inkuru cyane zirambuye, tugiye gusoma ijambo ry'Imana icyo Imana yaba yarakoze. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riboneka mu Efeso ibice 2, umurongo waho wa mbere. Titire y'amagambo iratubwira ngo gukizwa ni ubuntu, namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si, mukakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Ngo kandi natwe twese twahoze muri bo, dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima yacu byishakira. Ngo kandi ku bwa kavukire yacu twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose, ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwadukijije. Nuko ituzurana nawe, itwicazanya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka, turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizaza izerekane ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje. Byose itugirira neza muri Kristo Yesu, mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo, kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Akire neza ijambo ry'Imana. Abateze amatwi ijambo ry'Imana ahangaha, uru rwandiko Pawulo yarwandikiye Abefeso ashaka kubabwira kuko gukizwa ari ubuntu. Shatse kuvuga ngo iki? Natwe iyo twisuzumye tukareba kuntu twarazuwe, ariko atuzurira muri Kristo. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo iyo wisuzumye ukareba kavukire naho uvuka, ushobora gusanga zarabaye imbabazi z'Imana,
iyo hatari imbabazi z'Imana twebwe nta muntu wari gukizwa, ariko hashimwe Yesu waje kutwitangira akabambwa ku musaraba kugira ngo dukizwe. Ariko Imana aya magambo ashaka kwibutsa buri umwe wese kuko agakiza ntigahera, ahubwo agakiza Imana irashaka ko ikubona mu mwanya, kuko yaguhaye umwana wa Yesu Kristo kugira ngo aze muri twe. Arangije arongera aravuga ageze ku murongo wa 4 ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwadukijije. Haleluya! abari gutega amatwi iri jambo, ubuntu nibwo bwatubatuye, ubuntu nibwo bwadukuye ahakomeye, ubuntu nibwo bwadukuye mu isayo y'ibyaha. Twebwe twashimye Kristo waduhaye kuba abana b'Imana. Nahoza abankurikira njyewe ahantu nkomoka uje uvuga ngo ni imbaraga zanjye njye sinavayo, ahubwo ni kubw'ubuntu bw'Imana. Ariko kugira ngo ibi bintu tubyumve tubikurure, buri wese ahari bimwubaka umutima. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo twazukiye muri Kristo, ubwo Kristo yabambwaga ku musaraba agashinyagurirwa yagira ngo aducungure. Ayo maraso ye niyo ari kutwuhagira ibyaha byacu kugira ngo tube abana b'Imana, tube imbere yayo turabera. Ijambo ry'Imana riratubwira hamwe mu kino gice cyo mu Efeso ibice byaho 6 batubwira ngo hatabaye imbaraga z'Imana ngo dukizwe ku bwa Kristo twebwe ntitwakizwa. Batubwira ngo dukirana n'ibidafite inyama n'amaraso, ahubwo ngo ni ibi binyabutware tegeka isi n'umwijima ndetse n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Ese ukibaza ko turi muri Kristo, ariko iri jambo ry'Imana ryashakaga kudushushanyiriza ko Imana yitaza n'ubuntu bwayo, twebwe twaraba kugirirwa umujinya n'Uwiteka, ariko Imana ibona ukuntu isi yugarijwe n'imbaraga y'icyo cyago Satani cyarohaga mu isi, ihita ivuga ngo ngiye kohereza umwana wa Yesu Kristo ababambira. Ariko Imana kubera ari umutunzi w'imbabazi ese tuzubana bazima na Kristo. Izi mbaraga zirashaka gushushanya ahantu Pawulo arongera akabivuga ngo kuko tudakirana n'ifite inyama n'amaraso, yashakaga kugira ngo twongere ibihe byo gusenga, twongere ibihe kugira ngo twambare imbaraga. Iki ni cyo gihe cyo kwambara imbaraga. Benshi barakomeza tugasenga, ariko ugasanga umugozi, hari umugozi ukituboshye, uwo mugozi rero umarwaho na Kristo. Imana y'imbaraga iraza iravuga ngo ngiye kohereza umwana wanjye Yesu Kristo aze mu isi, aze gukora igitangaza ibintu bimenyekana. Aha ngaha ni muri Kristo icyaremwe gishya, ariko ndashaka kukubwira ko birasaba kurekura kugira ngo Imana ikubone mu mwanya. Ntabwo ari ugukizwa gusa urambirira ibiganza, ahubwo ni ugukizwa ukamaririza, ukareba intangiriro y'iyo buryo uvukamo. Kenshi abantu tujya twibaza ngo ni gute umuntu asenga ariko ugasanga hari inkurikizi zikimuriho. Kenshi nashakaga kubabwira kuko Satani atajya apfa, ahubwo Satani ni uko senga ukamunesha mu buryo bw'imbaraga n'umwuka, ukongera ibihe byo gusenga. Aha ngaha hari ukuntu abantu dusenga ariko tugasengera hejuru. Tugikomeza kw'iyi nkuru kongera tukagenda tukagera ku murongo wa 6 kwa ititire twari turiho ugukizwa n'ubuntu. Ibice biri mu Efeso nuko ituzurana nawe itwicazanya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka, turi muri Kristo Yesu
Haleluya. Tugomba kuba tuvuga ko turi muri Kristo, kuko umuntu uri muri Kristo ntagahungabana, kuko umuntu uri muri Kristo hari imbaraga Imana imuha. Shakaga kukubwira kuko umuntu uri muri Kristo yambara imbaraga bigakunda. Irengero iratubwira ngo hakurya ku murongo w'icumi aratubwira ngo kuko yaturemeye imirimo myiza tugomba kugenderamo muri Kristo. Ese iyi mirimo turayikora? Ese iyi mirimo tuyigenderamo? Shaka kubabwira kuko tugendere muri iyi mirimo nk'uko Imana yabidusabye. Haleluya. Nuko ijambo ry'Imana riransura rambwira ngo gukizwa ni ubuntu. Nanjye ndebye nsanga nisanzemo, mpita ngomba kushaka kuko ngomba kwakira agakiza. Nanjye nkagira ibiganza nkahura n'ubusabane bw'Imana, nkamenya kuko hari icyo Imana yanoranyirije. Iyo dusomye muri Efeso ibice byaho bitatu, igice cya mbere umurongo wa 3, dusanga Imana imigisha yose yarayibereye muri Kristo. Imigisha yose iri muri Kristo. Imigisha y'Umwuka Wera uri muri Kristo. Rangije iryo jambo numva riransinze, ndongera ndamanuka ku murongo wa 4 ngo turaba Imana yatoranyije. Kandi iyo watoranyijwe kera, naho wahura n'imbogamizi nyinshi, icyawe naho kijya. Niyo wahura n'imbogamizi, Imana iragusura, iravuga ngo nagutoranyije kera. Irangije iragenda isura Yesaya. Imana ibwira Yesaya ngo igiye kumukura ku buretwa, kandi uburetwa buzamagwaho no gusigwa n'Imana. Iyo wasizwe n'Imana, uburetwa buvaho. Shaka kubabwira kuko mwakire neza ijambo ry'Imana kugira ngo ribubake. Uwiteka Imana akora imirimo, akomeza ababe bugufi kandi abarinde n'imitima yanyu kugira ngo abarinde. Amen.